Uyu munsi wa none tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'umugabo witwa Yeremiya ibice byaho 12. Yeremiya ibice 12 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 6. Umurongo wacu wa mbere uravuga ngo Uwiteka we, iyo mburanye nawe ni wowe ukiranuka, ariko nkundira nkubaza iby'imanza zawe. Kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze? Kuki abariganya bagubwa neza? 2. Warabateye bashora imizi, barakura ndetse bera imbuto baguhoza ku rurimi, ariko ukaba kure y'imitima yabo. 3. Ariko wowe Uwiteka uranzi, uranduzi, ugerageza umutima wanjye uko ukumereye, kandi bo ubakurure nk'intama zigiye kubagwa, ubarindirize umunsi w'icyorezo. 4. Mbese igihugu kizageza he kikiboroga, kandi ibyatsi byo mu gasozi nabyo byuma, amatungo n'ibiguruka birahashira, bizize ibyaha by'abagituyemo, kuko bavuga bati ntazabona iherezo ryacu. Niba warasiganwe ni 5. Niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Kandi naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, Yorodani niyuzura uzagenza ute? 6. Kuko nabo muva inda imwe n'inzu ya so, abo nabo bagukoreye iby'uburiganya, basakuriza inyuma yawe, ariko naho bakubwira neza ntukabizere. Imana itugirire neza. Iki ni igitabo cyanditswe n'umugabo witwaga Yeremiya. Yeremiya yari umukozi w'Imana, ariko yabajije Uwiteka ikibazo nawe ubwawe wamubaza. Ibibazo ni ibibazo rwose wabaza nawe ubwawe aho waba uri hose wabyiyumvisha. Bikurikirana ubyumve. Yabajije Uwiteka ngo Uwiteka we, iyo mburanye nawe ni wowe ukiranuka, nkundira nkubaza iby'imanza zawe. Kuki abanyabyaha bahirwa mu nzira zabo? Kuki abanyabyaha bagubwa neza? Kuki abariganya bahirwa mu nzira zabo? Warabateye bashora imizi, barakura baguhoza ku rurimi. Nawe uyu munsi wa none Uwiteka agusange, wowe ugendera mu byaha, Yesu aragushaka, Yesu akubabarira ibyaha, ngwino umusange vuba.